Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe wakoze subscribe kuri Machachari Official. Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze. Muri iki gitondo rero tubifurize isabato nziza kubayizihiza, tubifurize umunsi mwiza abajya gusenga, ari nako kandi dukomeza kubahereza ikaze mu makuru mu by'ukuri tugiye kugenda atubagezaho muri rusange. Uyu munsi twabateguriye amakuru atari makeya, aho turi buze kwibanda muri teritware ya Masisi. Imirwano ku munsi w'ejo yarakomeje, ari nako kandi muri iki gitondo nanone imirwano izindutse mu by'ukuri iba ni muri access zigiye zitandukanye tugiye kugenda tubagezaho. Ni byinshi cyane byahavuzwe, ariko kandi turaza kuba tugaruka no muri teritware ya Rucuru, haba muri groupement ya Binza ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Ibyo byose tugiye kugenda tubibagezaho muri rusange. Muze kunyemerera tuze kugaruka kuri press conference yabaye ku munsi w'ejo, yavugiwemo amagambo akomeye cyane. Ni bimwe tugiye kugenda turebera hamwe, tureba uko byagenze. Ni amagambo ateye ubwoba, aho bamwe bashije mu by'ukuri kumva ukuri kose ndetse n'uko gahunda zose zishobora kuzitwara. Ni bimwe mu by'ukuri mu byatangajwe ndetse n'imboni ndetse n'abagenda bahagarariye cyangwa se delegation uko wayita mu babahagarariye M23 AFC hariya i Doha muri Qatar. Ibyo byose turabigarukaho. Turagaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange narwo rwavuzwe ku munsi w'ejo, ari nako ndetse abamwunganira barimo ba Emmanuel Ramazani Shadari. Abo ngabo mu by'ukuri ntabwo ari abamwunganira, ahubwo ni umwe mu basekreteri ndetse bamwe b'abarwanashyaka b'ishyaka rikomeye cyane rya PPRD. Turabigarukaho muri rusange, turebere hamwe turebe icyo bavuze. Ni amagambo akomeye cyane, aho turi buze kugaruka nanone ku mirwano yakomereje muri axe ya za mu Maho Plateau cyangwa se mu misozi miremire ya za Minembwe, naho hagabwe ibitero bitoroshye, ariko ni ibitero byaje gusubizwa inyuma nk'uko amakuru atugeraho agenda abigarukaho. Nizere ko rero murakomeza kubana natwe kuva ku ntangiriro ndetse kugeza no ku musozo w'aya makuru. Uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Muze kunyemera rero twakire mugenzi wacu ni Clever Bemba. Turaza kuba turi hamwe ku murongo wa telefone muri aya makuru turi buze gufatanya, ariko kandi namwe aya makuru muyagiramo uruhari. No mu by'ukuri ni comment zanyu zikenewe ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Reka rero nakire mugenzi wanjye Clever Bemba ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba, waramutse? Aramutse neza Machachari, mwaramutse mute? Twaramutse neza, turashima Imana, turimo turabona ibitangaza byayo. Nizere ko namwe ari uko nguko. Natwe n'uburyo nta kibazo rwose. Igifu kibamereye ute? Urebye ubu ngubu tumeze neza, turimo turagenda dutora buri kimwe cyose, nta kibazo, bimeze neza. Ahubwo wenda mu by'ukuri Bwana Bemba, nyemerera tutangirire ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo muri teritware ya Masisi. Kabone nubwo havugwa iby'ibiganiro byonge nsa nkaho nagiye mbona ko n'ubundi n'ama contradiction n'uburyo ntaho babihuye, byagiye bitandukana cyangwa se uko babisobanura. Ku munsi w'ejo basobanuye mu by'ukuri ibijyanye n'iby'ibiganiro nuko kutabyumvikanaho, bigaragaza ko intambwe nta yari yaterwa, ariko ni nako kuri tere imirwano ikomeje muri teritware ya Masisi kugeza abagingo y'engaya. Imirwano yakomeje Bwana Bemba. Imirwano yakomeje Bwana Machachari, kuko urabizi ko muri secteur Katoyi muri teritware ya Masisi muri ndetse twavuga ko ari no mu magroupement ageze nko muri abiri. Nta ni groupement ya Bugabo na groupement ya Nyamaboko ya mbere. Yego. Muri localité ya Ruke niho Wazalendo babandi bavuye kwa Mutayomba n'ubundi babandi bakora n'intera hamwe bashatse kugira ngo baze kugaba igitero doke kwisubiza bwa buce n'ubundi amaze kwamburwa na M23. Yego. Nuko urabizi ko hari amakarita agira nko muri arindwi M23 mu mirwano yabahuje yabase, ndetse ubu ngubu ikabikontorora yaba na centre ya Ruke. Oya, ni centre nini, ni na centre ikomeye. Bashaka kugira ngo bagaruke baze muri ya centre ya Ruke, ariko intare za Sorambwe rwose zirababwira bati negative ntabwo icyo cyaha twagikora, ntabwo ahantu twamaze gufata twongera kuhava niyo haba iki. Ati kereka twebwe ku bushake bwacu tubuze ati tugiye kuba tuhatanze mu buryo bwo kubahiriza akantu runaka, kabari kagahege nk'uko bajya babivuga,
cyangwa ikindi kintu baba bamaze kugira nta masezerano kugira ngo barebe ko cyatanga umusaruro ku bijyanye n'amahoro, naho kuba ati ngo tuzahava kubera presiyo y'abazalendo cyangwa izo za FDL cyangwa izo za zose ntabwo ibyo bibaho. Barabakubita babasubiza inyuma. Muri iki gitondo n'ubundi nk'uko ndi kubikubwira, n'ubundi babyutse hafi muri lokalite ya Ruke, n'ubundi bagaruka kongera kugaba ibindi bitero, ariko intare zasaramwe n'ubundi zibateka ambushi zirabahondagura. Tagire bya bice byose byabashije gufatwa na M23 mu ya minsi 3 ihari. Ukuvuga ngo kugeza amagingo angaya biracyakontororwa na M23. Yes, biracyakontororwa na M23 aho ngaho ni muri izo axe. Ariko none igitangaje amakuru akatugeraho atubwira ko ngo groupe muri agglomeration ngo ya Mulema ni muri groupe ya Nyambaboko ya mbere, na gace mu by'ukuri ndi kumva gasha ngo est passé sous contrôle de rebelles d'M23. Urumva ni bya binyamakuru bivuga bibogamiye ku ruhande rwa leta ngo ce vendredi soir, ngo après des affrontements toute la journée contre les Wazalendo. Urumva ngo kugeza amagingo yanga nguye agglomeration ya Mulema muri Inyamaboko ya mbere ngo nako na kandi gace babashije kwiyongerera cyangwa se bongeye kwigarurira nyuma ya twa duce twagiye tugarukaho tuvuga Ruke, tuvuga niba ari Katobotobo, bongeye naza naho bitazabukumbiriri, bongeye kugaruka mu gace, bongeye kwigarura gace kabagamo Wazalendo ngo kitwa Mulema. Urumva kugeza amagingo yanga nyuma ya Kato Mulema nako kara gace kare mu za Wazalendo, ariko Wazalendo bari hariya muri Mulema. Amakuru nabo ntabwo bumvikanaga kuko ari abavaga kwa nandi kuri iriya witwa Matata, nawe atari kumvikana neza na Kigingi, ubundi bakajya bashwana. Ariko nako intare zasaramwe zagafashe nimugoroba buryo. Nubwo bari kugaba ibitero kugira ngo bisubize ubuce, ahubwo n'ubundi buce bari bafite bari kubwako, bari kubutakaza. So urumva ko niba hari uduce n'ubundi kugeza amagingo yanga bo bari kugira ngo bagiye kwigarurira utwo bamaze iminsi bambuwe muri iyi minsi ishize, hanyuma n'utwo bari barimo bakadutakaza. Kandi niko twagiye tubibona bwana Bemba muri axe nyinshi, ukabona Wazalendo baravuze bati tugiye kugaba igitero turebe niba gace runaka twakigarurira, bikarangira naho bari bafite naho bahavanywe. Ni nako M23 yagerageje kwagura ibice ikontorora kugeza amagingo yangaya, kuko bavuze ko ngo ils ont été toujours dans donc ubungu babaye muri CCLF, nuvuga ngo bo ntibagaba igitero bakigabwaho, ubundi bakasukuma babandi babagabyeho igitero. Urumva rero kugeza amagingo ya bwana Bemba icyo dushobora kugarukaho nuko muri territoire ya Masisi muri zo axe nta mirwano yigeze ihagarara, ahubwo imirwano yarakomeje, bakomeje kugaba ibitero, ubundi M23 nayo ikabasukuma. Yego, urabona ko n'ubundi igikomeje bwana Matachari ntabwo yigeze ihagarara. Gusa ku munsi w'ejo bundi kwa kane kugeza kwa gatanu mu apremidi hagaragaye muri ariya za Nyamaboko na za Ufamando ya mbere, Nyamaboko ya mbere, Ufamando ya mbere, hagaragayemo ikintu cy'agahenge. Ariko bigeze mu apremidi n'ubundi ibintu birongera biradogera. N'ubu ngubu navuga ko bikidogeye, ahandi navuga ko ibintu bidogeye bwana Matachari. Ni hariya ni muri naho abarwanyi ba General Autoproclamé ndetse na General Janvier Karayire, yego, hariya muri village ya Showa ni hafi ya Bukombo. Abantu bazi hariya Bukombo ni hakurya za Nyadondo, ni muri groupement Osobanyungu, ni muri secteur Osobanyungu. Abantu wenda barahazi, ni hakurya Showa ni hakurya za Bukombo. Nukuvuga ngo Wazalendo bari muri groupe ya APSLS bayobowe na General Autoproclamé Janvier Karayire muri Korino bita Cyagara, sibyo? Mu musozi witwa Cyagara wari urimo defense za M23 Cyagara. M23 maze igihe kirekire ihafashe. APSLS yaje kuhagaba igitero, nacyo gisubizwa inyuma hariya muri Cyagara. Nukuvuga ngo ndetse biba ngombwa kuko hari agace kariya muri Bukombo
agace kariya muri Bukombo kari karimo za Wazalendo izo za PSLF. Bukombo nayo ni nini, ubu intare za Sarangwe byabaye ngombwa ko zibakubita zirabaherekeza zibakura no muri ka gace bari barimo muri Bukombo. Uri kuvuga nitwe wari ubuzeho barataka bakaza kwataka igice kimwe n'ibindi bice bari bafite nabyo bakabitaka. Uri kumva ko baje hariya muri Cyagara bamaze kuza kuhagaba ibitero, intare za Sarangwe zirabakubita zibageza muri Bukombo mu gace kamwe bari bafite, kuko n'ubugana amaparti abiri, ari agace kari gafitwe na 23 n'agace kari gafitwe na Wazalendo. Hariya muri iriya village ya Show naho bakubitiwemo. Nukuvuga ngo intare za Sarangwe hariya zabakozemo ubudehe umunsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo sibyo no muri iki gitondo nukuvuga ngo riracyaturika riracyavuga hariya. Ubona yuko intare za Sarangwe zikomeza gukora ka kantu yuko umuntu yakita ni ugukubura. Operasiyo yo kubura, bari gukora operasiyo gufagira n'ubundi ugufagira. Abakunzi bacu wenda b'Intare Official badasobanukiwe izo axe niba turimo tuvuga Bukombo baze kuyitandukanya cyane na Bukombo ya Rucuro. Ni Bukombo ya Masisi, umuntu ari muri direction yerekera za Nyabyondo, buriya no kwerekera za Nyabyondo. No kuvuga ngo ni ku muhanda ugiye muri Nyabyondo, ushobora no gukomeza ujya muri territoire ya Warikare, ariko kandi ukabona ko ari igihande cyo hakurya y'umuhanda, hakurya usa naho kuko harimo umugezi munini hagati. Uriya mugezi uturutse Masisi uri inyuma ya Masisi centre, inyuma y'ibitaro. Uwangu umanuka uwo mugezi wose hari umuhanda uciye ku paruwase. None igice cyo hakurya ndavuga ibumoso, apana iburyo. Yes, ni ibumoso. Igice cy'ubumoso uri kwerekera iyo hafi ya za Mahanga. Yego, icyo gice n'ubundi ubona ko kirimo iyo migundano, kirimo iyo mirwano n'ubundi kugeza amagingo anga kabisa. Niko bimeze kugeza amagingo aya, ntago byoroshye, ndetse nk'uko amakuru yacu imboni zacu ziri hariya zitubwira ko imirwano ikomeje. Nk'abantu mwe Intare Official imboni turazifite ku rwego ushobora mu by'ukuri twebwe ahavugiye buri kamwe kose tugerageza kuba tuhafite. Drone zacu ziba zamaze kuba zitumbagira, zikaba zidushakira buri kimwe cyose, kabone nubwo twebwe wenda twaba tutagezeyo ariko tuba duhari neza cyane. Drone zacu ziba zihari. Bwana Bemba, reka tuve wenda ahangaha duse wenda n'abagaruka turebe situation uko ziramutse muri axe wenda hafi ya zose tusanzwe twumva iyo hariya imirwano iri kuhabera. Ujye ugasanga no muri axe ya za Kisimba naho ntabwo byoroshye, ukumva ko naho hashobora kuba bitameze neza. Twagiye twumva nanone twumva hafi ya Peti n'ubundi ngo hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu n'ubundi FRDC abambari bazo abo bafatanyije nyine nkuko tubikunze kubivuga ni coalition. Tuvuze coalition ni igikoalition kinini, tujya twirinda wenda gutondagura ko dutondaguye aba barimo byagorana ni benshi cyane. Naho ugasanga umutekano ukomeje kuba muke muri izo axe zisa nizerekera muri Pinga. Kandi iyi Pinga tubaza igihe kirekire tuyivugaho, ndetse n'abantu bamaze no kuba bayinayirambirwa, ariko babyumve ko uko tuyivuga ni nkuko twagiye tuvuga n'ahandi nk'amasantere akomakomeye nk'ayo ngayo leta iba yarashyizemo imbaraga, amasantere ari strategique ashobora gufungurira amarembo indi utundi duce twose, cyane cyane Warikare nka territoire mu by'ukuri nini ariko kandi idatuwe, ndetse ikaba isa nkaho ikiri inyuma ku bijyanye n'ibikorwa remezo ndetse n'iterambere. Santere nka Pinga yiramutse mu by'ukuri ifashwe abari perite ikomeye cyane kuri territoire ndetse no ku gihugu muri rusange. Kugeza amagingo ya muri zira direction byaba bihagaze bite? Kugeza amagingo anga ikigaragara muri direction ya za Pinga nuko navuga ko harimo imyiteguro, ariko noneho guhera umunsi w'ejo naho agahenge karimo. Ubona ko yaba muri Kisimba maryo tuvuge ngo nagahenge nuko nta sasu ryatugite riba riremereye, ariko kumva ko akantu kakubise ngo taku ubwo ntabwo bujya bubura, ubwo ntibubura. Ahubwo icyo nshatse kuba nuko ngo nta mirwano yari ikakaye yigeze ihaba, uburyo bamwe bavanyemo
nka M23 nikunze kurwanya Wazalendo mu birindiro byayo cyangwa ikabisenya ninabigemo nuko ngo kubera ku munsi w'ejo wabonaga ko agahenge karimo ndetse ukabona ko n'abaturage bamwe bari bavuye muri pinga ari benshi wabonaga ko pinga ari isigayemo Wazalendo na FARDC hari abaturage bakomeje kugaruka ariko nabo kugaruka kwabo ukabona ko bari kugaruka hejuru y'uko FARDC na Wazalendo baba bari kubomora amazu bakabomora amabotike bagakuramo ibintu noneho yabona ko ubundi agiye kwicwa n'inzara aho yagiye agahitamo kongera kugaruka kugira ngo arebe ko yaza gukora ka protection k'ibintu byiwe ariko ikigaragara ni uko muri action za pinga muri za ikobo muri za Kisimba nta bibazo birimo muri aka kanya turi kubivugaho. Aka kanya turi muri studio wenda hasa nk'ari kugaragara ariko ibyahariye bihinduka isaha ku yindi umunota ku wundi. Muze kunyemerera mbabwire ko isaha yari yose ibintu bishobora guhinduka ndetse tukagaruka tuvuga amakuru atandukanye n'aya ngaya niko biba bimeze ku mirongo imbere ku rugamba. Ushobora kuba uri kuvuga uti nta gihari ariko mu minota itarenze ngaho ukaza idrone kabira kubwiye ati nyamara ibintu bihinduye isura. Nyemera rero bwana Bemba duhite tuhava turebe ese muri Rucuroho ugeza abagengo aya ku munsi w'ejo hari imirwano yavugwaga muri axe nyinshi za territoire ya Rucuro cyane cyane muri groupement ya hapana muri ndavuga muri chefferie ya Bwito en general amagroupement agiye atandukanye nkuko tukunze kuyagarukaho havugwaga imirwano ariko kandi wasimbukira muri Binza naho ugasanga naho hari axe nyinshi ku munsi w'ejo mu 23 yakozemo umukwa abaturage bamwe muri bice byinshi by'izi territoire ya Rucuro barimo M23 imwe abashishikariza kuva muri axe aho bakunze kuba bafatanyije n'iyi mitwe yakuvuga bati muvaho hanyuma tubakorera ama operation mwegera ahantu hatuje abaturage bahariya kumva kwabo biba bigoranye bwana Bemba ariko nibyo bikomeje gukorwa ubu twavuga ko haramutse iki kugeza amagingo ya bwana Bemba muri territoire ya Rucuro. Muri territoire ya Rucuro twavuga ko naho muri iki gitondo wenda uretse ari hafi ya Tongo muri Parike Nationale ya Virunga n'ubundi ariho habyutse n'ubundi humvikana ibintu bidasanzwe donc kuko hari kumvikana n'ubundi ikintu cy'abashinigane ziri kwaturikira nabyo bakavuga ko ari intare za Sorambwe n'ubundi ziri gusakaza ziri guhinga izo za Wazalendo izo FDL ziri hafi hariya za Tongo abandi bari baje kugaba ibitero yenda wenda twavuga ni hariya nk'uko wari ubivuze ni muri Binza n'ubundi abaturage babwiye ko bagomba kuvamo kugira ngo M23 ibone uburyo ikora ama-operation yo guhiga FDL ziri hariya ariko ntabwo bababwiye ngo bave muri Masante bababwiye ko bagomba kuva babandi barabizi ko wenda reka migaruke hariya muri za Bambo mu nkengero za Bambo muri parike ya Virunga intare za Sorambwe zabwiye abaturage bati nimuvemo tugiye gukora operation y'iminsi icyumweru cyose mutinjira hariya muri parike atuzinjira muri parike tukamusangamo nawe tuzamufata nka bariya bose atazajya n'ubura n'amabare perdi ukavuga yuko tutayibabwiye akora abaturage ntabwo bagiyemo koko ni ukuvuga ngo hariya rero muri Binza babizi ko hari ibitero byagiye bigabwa hariya za Nyamirima za Giseguro yego karite Giseguro ikagabwa na zira za FDL ziri hariya naho kubera ama operation n'umwe gukorwa na M23 naho bababwiye bati mwe mwihanganye namwe mujye muri ba bice byo gukora mu operation kuko namwe mushobora kuba les victimes mwihangane nimujyeyo ukabona ko abaturage bari kubyubahiriza ariko n'intare za Sorambwe nazo kugeza amagingo yangaya n'ubundi ikaba zinariyo n'ubundi ziri gukorayo ya ma operation na operation agikomeje wenda nubwo twamenya ngo umusaruro ugeze he kuva muri ziriya operation ariko ku makuru nuko ngo biri gutanga umusaruro n'ubundi kuko hari abafashwe n'abanetrarijwe n'ubundi mu buryo bwuzuye n'abakomeretse n'ubundi bakiri kuvurwa n'intare za Sorambwe ubwo ma operation twavuga yuko ziri kugira icyo zitanga n'ubundi hariya muri Binza.
Yes, urakoze cyane bwana Bemba. Hanyuma wenda tuhite wenda dusa nkaho tugarutse gatoya, ubwo turimo turanyuza abakunzi bacu mu bice byose byo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo buriya dusa n'abagarutse nyuma y'ama operation yakozwe za Kazaroho. Biravugwa ko mu by'ukuri kwari ukunetraliza n'ubundi no guca intege FDLR no kuyirandurana n'imizi yayo, nubwo bigoye. Hariya hagize ni ikigugu, ni mu mashamba ya Parike National ya Virunga, bamazemo imyaka isaga 30, ni imyaka myinshi kugeza amagingo aya ngaya. So ntekereza ko rero kugeza ubu ngubu bitoroshye, n'ubundi barimo babagabaho ibitero muri ariya mashamba ya za Mabenga, baracyarimo bariyemfilitra, bagakomeza bakagera Binza, bakabirinduka bagakwepa Kiwanja, bakagira bate, ntabwo biba byoroshye amagingo. Nyemerera rero duhite dusa nkaho tuhava, ntacyo wenda muri pariki kugeza amagingo yasinzi. Muri Parike National ya Virunga mu minsi ishize tuzi ya operation zari zirimo zakomeje kugenda ziberamo nyuma y'uko bagabye igitero ahangaha muri Mugunga, Nkengero, hamwe na hagati ya Muja na Mugunga, mu by'ukuri bakadestabiliza, bagashimuta n'abantu. Tukamenya ko basanzwe bafitemo ndetse n'amakaverne cyangwa se ubuvumo hariya muri parike bihishamo. 23 yamaze kuba ihatahura umugambi ifite yo kufunga ayo makaverne, bakaniba bayafunga. Ni byinshi byagiye bihavugwa hariya kugeza ubu. Wenda nkeka ko nta muri parike uretse kuba M23 yamaze kuranforsa amameziri sécurité yo kurinda umujyi wa Goma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntekereza ko byagorana cyane kubahiga muri parike ngo barangizemo bwana Bemba. Byo ntabwo byoroshye, ni ibintu biremereye cyane, ariko byanashoboka kuko n'ahatari hariya nabo bagiye bagerageza gukurwamo. Nubwo wenda bigoranye ariko bizashoboka kuko nta cyabananira, ndabizi bizashoboka. Wenda nubwo navuga ko hari ubugoranye ariko bizashoboka bavemo. Umufaransa yaravuze ngo vouloir c'est pouvoir, kubera ko babishaka n'intego bafite byanga bikunze bizakunda. Nyemera rero duhita tuhava, duhita dusimbukira muri Kivu y'Epfo, kuko Kivu y'Epfo aho twari turi kutemberana n'abakunzi bacu muri Kivu y'Amajyaruguru, duhite twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi miremire za Minembwe, aho bagabye ibitero bikomeye bakabigaba muri axe ya za Rugezi, muri axe ndetse n'ubundi nka kwa kundi babikora, ariko ngo baje gusubizwa inyuma ngo ku rwego rukomeye cyane. Aya ni amakuru mu by'ukuri atugeraho avuga ko cyangwa se amakuru atugera tubwira ko ari imirwano mu by'ukuri twavuga ko itari yoroshye. Ni ku munsi n'ubundi w'ejo imirwano yari ku rwego rwo hejuru bwana Bemba, aho bavuga ko ngo FARDC, ingabo z'Uburundi, Wazalendo mu by'ukuri zahondaguwe nyuma y'uko iri huriro ry'izi ngabo zagabye igitero mu gace ko mu Bijabo, umutwe wa Twirwaneho wazikubise ngo inshuro ngo, ndetse ngo iki gitero ngo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye, ndetse ngo bari banakigabye nanone no kuri tariki 23, ubwo turavuga ku wa gatatu bari bakigabye. Amakuru aturuka muri biriya bice byagabwemo igitero avuga ko FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi na FDL n'abandi zakigabye ziturutse mu Bijombo n'Epfo, ndetse ngo ku Mushyashya, ngo kwa Mboko, ngo ku muhanda wa Uvira Baraka ndetse na Fizi, ngo zigaba mu Bijabo, ndetse ngo ahakunze kuba ngo hagaragirwa inka ngo z'Abanyamurenge. Amakuru atugera atubwira ko ngo iyi Bijabo yari yagabwemo ngo igitero ngo iherereye hafi na Kamombo mu cyo hagati, bikaba kandi ngo iri mu ntera ibarirwa mu birometero nka 20 uvuye muri centre ya Minembwe. Ndetse amakuru akatubwira ko ngo kugeza mu gitero ngo Aduyi, ngo nkuko bivugwa n'abari bahari, Aduyi ngo yaraye ngo arashwe nabi ngo mu Bijabo, ngo ndetse akomeza uyu nguyu utubwira aya makuru akatubwira ko ngo ku mugoroba, kuri uyu mugoroba ngo nibwo Twirwaneho ngo mu by'ukuri ngo Twirwaneho ngo yakomeje ngo kumurasa, ngo ndetse ngo batamubabarira ngo binarangira ngo asubiye ngo iyo yavaga. Bwana Bemba, ibitero bigabwa hariya mu maho plateau n'amamaye plateau ngo bafite objectif ngo yo kwigarurira
komine rirare ya Minembwe, ubona ahantu hamaze kuba hagera Colonel Gakufe, dore ko bari baramenyereye kurasa kuri twirwaneho idafite ramfort idafite musada, ubungubu liye cyangwa se hari liaison, ramfort ishobora kuboneka ndetse yanageze ikomeye, ndetse iyobowe na Colonel Gakufe, ni special zayoboye zaturutse baturutse icyanzu cyangwa se za Rucuro, za Bunagana n'amaguru bakarinda bagera imurenge. Ubona hari icyizere cyo kuba bazigarurira iyi komine yamaze kwigarurirwa na twirwaneho na M, ndetse bakayigarurira M23 itarahagera. Ubona hari imbaraga bafite zo kuzabavana muri ibyo bice? Biragoye, biragoye cyane, kuko wenda hari amakuru nagiye mbona hariya muri za yari Birambo, yego, bavuga bari aba FDNB ndetse ziriya za Wazalendo n'abandi bari kumwe nabo, bakaza kugaba ibitero, naho ibice bari bagazemo ibitero bakabitakaza. Bamara kubitakaza, ahubwo ikintu gikurikiyeho n'ibindi bice bari baturutsemo nabyo bakabitakaza, ndetse twirwaneho n'abanyamurenge bakabijyamo ndetse bakabyoherezamo n'inka bakajya kubiragira, bikaguka. Ukabona yuko rero nta gahunda yindi baba bafite yo kuvuga ati ngo hazagira icyo bakora ku buryo babasha kubasubiza inyuma. Ni ibintu biri impossible. Ubona yuko aho Charles Sematamari Gakufe ahari, ibintu bigoranye cyane kuri za Wazalendo n'abari abarundi kugira ngo bazabashe kubasubiza inyuma na gake. Biragoye, ntabwo bishobora kuzabakundira uko byagenda uko ariko kose. Unyemerere rero wenda weho mbe nkuretse, kubera ko hari aho usimbukiye ugiye gukomeza kudukurikiranira amakuru agiye atandukanye, mbe nkuretsemo gatoya, hanyuma mpite nsimbukira amakuru ya politiki, hanyuma nsoza. Yego, murakoze cyane. Urakoze cyane bwana Clever Bemba, turamushimiye. Munyemere rero bakunzi b'Intare Official, mpite nsimbukira ku makuru menshi akomeje kugenda avugwa, dore ko ku munsi w'ejo ndetse byanga bikunze havuzwa amagambo akomeye cyane, ndetse akomeje kugenda atangaza abatari bakeya. Ku munsi w'ejo hari press conference cyangwa se conference de presse yari iyobowe na delegation za M23 zari za represence M23 hariya Idoha, ubwo basobanuraga kuri byinshi bigiye bitandukanye. Benjamin Mbonimpa yavuze amagambo ndetse akomeje kugenda yandikwa n'ibinyamakuru byinshi byanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benjamin Mbonimpa, négociateur principal, yagize ati retrait de l'AFC dans les zones sous contrôle, aravuga ati aucune force ne nous délogera d'ici car nous sommes chez nous, nous allons quitter ici pour aller encore où. Ati ibyo kuvuga ngo tuzava mu bice ngo twafashe, ati reka, ati nta mbaraga na nkeya zishobora kuzatuvana mu bice turimo, ati ni iwacu, ati se tuzabivamo hanyuma tujye he? Icyo nicyo kibazo yabashije kuvuga kandi birumvikana neza. Ndetse Rene abandi abazwa kubijyanye no bamubaza batese koko mushobora kuzajoininga ko imbanziriza mushinga w'amasezerano ivuga ko mushobora kuzahuzwa n'ingabo za FARDC. Ese muzagenda ingabo za FARDC zibatoze, bizagenda bite? Witwa Rene abandi aravuga ati ntibishoboka na gatoya kwihuza cyangwa se kujoininga ingabo zatsinzwe, kuko byanga bikunze biragoye, ndetse binumvikana ukuntu umuntu ashobora kujoininga ingabo yatsinze we ubwe akazivana mu byicaro, hanyuma bakamunegusya, hanyuma akaba ari we uzijoininga. Ni amagambo akomeye ndetse anagoye ku buryo kwiyumvisha ukuntu ibyo bintu, iyo process ishobora kuzakorwa, byanga bikunze ku bantu babikurikiranira hafi biragoye ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma
icyo dushobora kuvuga muri Repubulika hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Kongo en general, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera nyuma y'aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi aketse ko hari abasirikare bashaka kumukorera kudeta. Ubu abaofisiye bose mu ngabo ndetse na polisi mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa ntibemerewe gusohoka igihugu. Hari abari Kinshasa nabo batemerewe kuba basohoka Kinshasa. Babajenerali bageze kuri 64 twagiye tubagezaho, ndetse birahwihwiswa ko abaofisiye benshi bo muri Kongo bifuza kwihuza na M23 ubundi bagahangana na Tshisekedi. aba basirikare rero kugeza amagingo twagiye tubabwira 64 babuze ukuntu babafunga. Babonye kubafunga no gufunga igisirikare cyose. Iyo ni alert ikomeye ishobora kugorana kugira ngo wiyumvishe ukuntu abasirikare bangana ko kageni. Aba ofisiye 64 bose babafata ukabashyira muri gereza cyangwa ukagira icyo bakorera. So wenda ibyo ngibyo byumvikane, benshi barimo barashakisha inzira zose. Aba bamasunzu mwumva, abajenerali bose mwumva, kugeza ubu nta burenganzira bafite bwo gusohoka muri iki gihugu, nta na gitoya uko byagenda uko ariko kose. Nicyo kibazo kira aho ngaho. Hanyuma makuru angeraho kano kanya arambwira ko muri axe ya Bambo, Nyanzare, Gatsiro ndetse na Katsinga, utu ni uduce kugeza amagingo ngo ubwo bukomeje kuba bwinshi cyane, aho akomeje kugenda hakekwa ko hashobora naho kwaduka imirwano, akaba ari muri groupement n'ubundi ya Mutanda. Ibyo nabyo turaje mu by'ukuri byanga bikunze tubigarukeho mu makuru yacu ari imbere. Ibindi bikavugwa ko Nyamirima naho hari ibiharamukiye, turabigaruka mu makuru yacu ataha. Ubundi turaza kuba tuvuga ku makuru agenda tubwira mu ibyo mu mujyi wa Goma uko haramutse mu kanya kagiye kuza, ndetse no muri komine ya Bagira uko ibyagombye kujya Uvira byose byagaruwe muri komine ya Bagira. Reka rero nanjye nsoze mbashimira bakunzi b'Intare Official, twizere ko amakuru yacu yose ari akagaruka. Ciao ciao.